nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukuri iki kiganiro ibirari by'abatagatifu, nongeye kubaha ikaze. Kristo Yezu akuzwe. Harashize iminsi mbasezeranya ko ikiganiro kizabanguka, ariko ntabwo byakunze. Mwarakoze kwengana mugategereza. Natekereje ntese ubuzima bwa Yosefu mutagatifu twatangiye tukomeze gute? Hari byinshi bimwandikwaho n'ubundi bitari muri Bibiliya, ariko Nyagasani agiye cyangwa se Bikira Mariya bagiye bereka abatagatifu cyangwa se abandi bantu batashyirwa muri izo nzego, ariko roho navuga zagize ihirwe ryo guhishurirwa byinshi mu buzima bw'Imana. Ngira ngo nashimire umuvandimwe ko washyizeho komantere ku rubuga ibirari by'ubutagatifu kuri YouTube channel, avuga ati uzasome na Maria d'Agreda, nawe abivuga neza by'ubuzima bwa Bikira Mariya cyangwa se bwa Yosefu mutagatifu. Nibyo koko nagejeje gusoma, nsanga ariko nawe uko abivuga ntibitandukanye cyane n'ibya Maria Gatarina Emerich, ndetse nkabona Maria Valtorta akabahiga mu buryo bwo kwandika inkuru irimo amadetaye umuntu akeneye kumva neza uko ibintu byabaga bimeze, cyane cyane ariko kandi inkuru igamije no kwigisha, atari kuvuga gusa ibyabaye, ariko wumva harimo n'inyigisho igamije kuvuga uti wowe uri kumva iyi nkuru cyangwa se uyisomye wakuramo iki. N'ubundi rero ikiganiro tugiye kugirana ndi bunyure muri abo bose. Ndatangira na Maria d'Agreda, nkurikizaho Gatarina Emerich, Anna Gatarina Emerich, hanyuma nsoze na Maria Valtorta nk'uko bisanzwe. Maria d'Agreda aricyo namusomyeho nuko icyo avuga kuri Yosefu mutagatifu nuko ngo Yosefu mutagatifu yaramaze imyaka 8 yose arwaye ababara. Hanyuma mu minsi 9 ibanziriza urupfu rwe, Yezu na Bikira Mariya bakamuha hafi ku buryo bwisumbuyeho, batamuva iruhande. Yosefu ngo amaze imyaka 60 irenga iminsi mikeya hano ku isi. Nibyo koko ngo yabanye na Bikira Mariya ageze ikigero cy'imyaka 33, mu gihe Bikira Mariya afite imyaka 14. Rero ngo bombi bamara imyaka 27. Ubwo rero no kuvuga ko urebye igihe Yosefu yapfiriye, umva ko yapfuye adashaje mu by'ukuri cyane, imyaka 60 n'imyaka mikeya, ariko hari impamvu agomba kugenda icyo gihe hakiri kare. Nibyo tugiye kumva na Anna Gatarina Emerich. Ibi tuvuze byanditswe na Maria d'Agreda, byanditse mu gitabo cyitwa La Cité Mystique de Dieu. Ntabwo namenye ko mbyita mu Kinyarwanda, ariko nawe hari bifite inyandiko nyinshi cyane zishimishije, wabasha kuzishaka kuri Google yazibona akabyisomera birambuye. Anna Gatarina Emerich rero we umuhire, dore uko abivuga. Yavuga ati nabonye Yosefu arimo asena imbaho, umwana w'Imana arimo amuzanira ingiga z'ibiti zitabaje, naho mama we akaba adoda cyangwa se aboha. Nabonye Yosefu arushaho gucika intege mu gihe Yezu yarimo yegereza imyaka 30. Kuva ubwo Bikira Mariya na Yezu bakamuba hafi cyane. Igihe Yosefu apfa, Bikira Mariya yari yicaye ahagana mu irambizo ry'uburiri yari aryamyeho, naho Yezu ahagaze iruhande rwe. Yosefu yagombaga gupfa mbere ya Yezu. Muri iki gisobanuro Anna Gatarina Emerich agiye kuduha, Yosefu yagombaga gupfa mbere ya Yezu kuko atari kwihanganira kubona bambwa. Yagiraga umutima woroshye kandi yaramukundaga cyane. Yari afite ibindi byinshi byamubabaje, cyane cyane kubona Yezu atotezwa n'Abayahudi yabaga yavuguruje mu gihe bigishaga mu ngoro, kuva Yezu agize imyaka 20 kugeza agize imyaka 30. Abayahudi rero ntibamuhoraga ko yabavuguruzaga gusa, ahubwo no kuba yarakundaga kuba ari kumwe n'abantu baciwe, batereranywe, bitwa abanyabyaha. Baravugaga bati uriya muhungu w'umubaji arashaka kumenya byose akabarusha bose. Urumva baramufite akantu kameze nk'ishyari. Ibyo rero Yosefu yagendaga abibona bimukomeretsa, yumva ashaka nko kumurwanira nk'umwana we,
ashinzwe. Bityo rero mu butumwa bwa Yezu bwo ku mugaragaro ya myaka 30 yamaze yigisha, atora n'intumwa, ashinga kiliziya, atubambirwa, adupfira, Yosefu murumva ko nka papa we hari kuba ibintu nagira ngo bidasanzwe ari byo kugira ngo amurwanirire yo kubona umwana w'abambwa kandi ari umugabo ushinzwe kumurinda. Niyo mpamvu rero Anna Gaterina Merici avuga ati yagombaga gutaha mbere yuko Yezu yinjira muri ubwo buzima bwo ku mugaragaro cyane ndetse anapfa. Naho rero Maria Valtorta we dore uko abivuga ati mu gihe narimo nkosora aho nanditse ibyo nabwiwe ku madini y'ubuyobe ariho muri iki gihe, nibwo iri yerekwa ryanyinjiyemo mu buryo nahise ndangamira ryonyine. Mpise ndyandika mu gihe ndireba, ndimo ndareba muri aturiye y'umubaji, wagira ngo ebyiri mu nkuta zayo zikozwe n'amabuye, mbese nko mu buvumo. Izo nkuta mbese neruye ni igice kireba amajyaruguru n'uburengerazuba, mu gihe izindi nkuta zubatswe nk'iz'amazu asanzwe tuzi. Yezu nawe ari mu kazi k'ububaji, arimo aranoza imbaho akazegeka ku rukuta inyuma ye. Hanyuma afata akameza gato kano twita agatabureti yari yarangije, aragapima akoresheje keri, azenguruka impande zako zose. Yezu yari yambaye umwambaro usa na kaki itose, ngo ni couleur noisette, yenda kumera nka shokora. Umwitero w'iyo kanzu ni mugufi, arengejeho itaburiya yihanagurizaho intoki mu gihe amaze kuzikoza ahanduye. Ni wenyine, arakorana imbaraga ariko atuje, nta guhubuka cyangwa kurambirwa bimugaragaraho. Umurimo akora awitayeho, nta kimutera umunabi, nta nk'isubyo riri mu giti ryanze gusohokamo, cyangwa turunevisi itakayiva ku meza inshuro ebyiri, cyangwa umwotsi wakabaye urimo kumurya mu maso wageragaho arimo abariza. Ngo hato na hato araterera ijisho ahagana hepfo ahari urugi rufunze, mbese nk'uteze amatwi. Hari n'ubwo yagiye gukingura undi muryango warebaga mu muhanda, ameze nk'utegereje umuntu cyangwa ufite ikindi ategereje. Nyuma ahita asubira mu kazi, ntabwo ababaye ariko mu maso hasa nk'aho ari seriye. Nabuze uko bivuga, hasa nk'aho haratuje ariko mu buryo navuga ntabwo yishimye, niko navuga. Mu gihe ameze nk'urimo kubaza mu giti uruziga rumeze nk'ipine, mama we araza anyuze muri rwa rugi rwo hepfo. Aje yihuta asa n'uwiruka asanga Yezu. Yambaye ikanzu y'ubururu bwijimye, umutwe ntutwikiriye, ahubwo igishura aragikindikije, gifashwe n'umwitero bisa n'umweko bisa. Nuko ahamagara umuhungu we n'ijwi ryumvikanamo igishyika, ukuboko kwe agufatisha ibiganza byombi nk'umwingingana agahinda. Yezu abikoraho nk'umuhumuriza, amufata ku rutugu nk'umuhoza, ahita asiga iyo mirimo akuramo itaburiya ajyana nawe. Maria Valtorta ati ndatekereza ko mukeneye no kumva ibyo bavuganye, nubwo Bikira Mariya atavuze byinshi. Ubwo ngiye kuvuga nk'aho ari ikiganiro nyine ko Maria Valtorta yabyanditse. Oh Yezu ngwino, amerewe nabi. Yabivuze asa n'utitira iminwa n'amarira, asa n'ashoka mu maso yatukuye kandi ananiwe. Yezu aramusubiza ati mama, iryo jambo rikaba rikuyemo byose. Bombi binjira mu cyumba, kigaragaramo ubukene ariko gitunganyije neza. Ni igitanda kigufi gishasheho icyo nakwita matora. Maria Valtorta ati si matora mu by'ukuri, ahubwo ni ibintu binepa byenda kumera nkayo. Yosefu niho arambaraye, umutwe useguwe n'imisego myinshi, arasamba. Biragaragazwa nuko mu maso hijimye, ni pale, n'amaso asa n'atakireba. Arahumeka ahumagira, umubiri usa n'uwacikanye. Bikira Mariya yicaye ibumoso bwe, afata ikiganza cye cyakonje kugeza mu nzara. Aragishyushya, aragisoma, ahanaguza agatambaro mu maso he hatutubikanaga, ndetse n'agatonyanga k'amarira kari mu nguni y'ijisho. Yamutoheje ku minwa n'agatambaro yatoheje ahari muri divayi y'umweru. Yezu we ajya iburyo bwe, akoresha ubuhanga bwinshi abasha kwegura wa mubiri wacikanye, atunganya imisego afatanyije na Bikira Mariya. Nuko akorakora mu gahanga ke nk'urimo kugerageza kumureyanima, nk'umusubizamo umwuka cyangwa se akabaraga. Bikira Mariya arimo kurira adasakuza, amarira arashoka ku matama ye yijimye, akagwa kuri wa mwenda w'ubururu yambaye. Ati wagira ngo ni safiri zibengerana, ni nk'amabuye y'agaciro abengerana. Aravuga Mariya Bikira Mariya
nka diyama zirimo zigwa. Yozefu asa n'ugariye akabaraga gake, areba yitegereza amaso ha Yezu, amuhereza ikiganza, mbese nk'ushaka kongera gukura imbaraga ku mwana w'Imana kugira ngo ashobore guhangara urupfu. Yezu arunama asoma icyo kiganza. Yozefu aramwenyura, noneho arahindukira ashaka kureba na Bikira Mariya, maze nawe aramusekera. Bikira Mariya ahita apfukama iruhande rw'uburiri, agerageza kumwishyura iyo nseko, ariko biramugora, ahita yubika umutwe. Yozefu amukoza ikiganza mu mutwe nk'umuha umugisha. Nta kindi umuntu yumvaho uretse inuma zirimo kuguguza hanze n'amababi ahuhwa n'umuyaga. Amazi arasuma, naho mu cyumba impumeko y'uri mu marembera. Nuko Yezu azenguruka uburiri, afata agatabureti yishaza nyina, amubwiye gusa ngo mama. Hanyuma asubira aho yari yicaye, arongera afata ibiganza bya Yozefu. Ibyo mbona birimo biraba ako kanya, ku buryo agahinda ka Mariya katumye ntakaza amarira. Uwo ni Maria Varitorita ubivuga. Hanyuma Yezu yegereza umutwe we uwarimo asamba, amwongorera aya magambo ari muri Zaburi, nubwo ntahita mvuga ngo ni Zaburi ya kangahe. Atangira ati, Mana yanjye unyiragirire, kuko ari we buhungiro bwanjye. Kubera abatagatifujwe bari ku isi, yitaye ku byifuzo byanjye. Ndashimira Uhoraho ungira inama, mpora ndangamiye Nyagasani ubutaremurekura. Ubwo ari iburyo bwanjye, sinteze kudandabirana. Umutima wanjye uranezerewe, n'umubiri wanjye udendeje mu ituze, kuko utazereka ngo mperanwe n'urupfu, cyangwa ngo ureke umukunzi wawe ashangukira mu mva, cyangwa se umukunzi wawe gupfana. Unyigisha inzira y'ubugingo, imbere y'uruhanga rwawe hahora umunezero udashira. Nuko Yozefu asubirana akabaraga, asekera Yezu, kandi abasha kumureba neza mu maso. Undi nawe amukomeza ibiganza. Yezu nawe aramusekera, kandi amuhobera ku kiganza. Nuko akomeza kubwira se mu mvugo ituje cyane. Mbega urukundo mfitiye ingoro zawe, Nyagasani Mana y'ijuru n'isi. Umutima wanjye wahogojwe no gukumbura inkomane z'Uhoraho. N'inyoni yubakira icyari, intashya ikibonera icyari cy'imishwi yayo. Intambiro zawe, Nyagasani Mana, mwami wanjye kandi Mana yanjye. Hahirwa abatuye mu ngoro yawe, hahirwa abantu ubereye imbaraga. Yashyize mu mutima yabo ubushobozi bwo kwambuka ikibaya cy'amarira bakinjira mu butore. Nyagasani Mana y'ijuru n'isi, umva isengesho ryanjye. Mana, reba ingabo idukingira, witegereze uruhanga rwo wisigiye amavuta, cyangwa se witegereze uruhanga rwa Mesiya wawe. Nagerageza kubishyira mu Kinyarwanda Mesiya n'uwasizwe amavuta, ariko mu nyandiko ya Maria Varitorita yanditse ngo ureba mu ruhanga rwa Mesiya, regarde le visage de ton Messie. N'ikiniga Yozefu areba Yezu, anyeganyiza iminwa nk'ushaka kumuha umugisha, ariko biramunanira. Ikigaragara arabasha kumva byose, ariko ntashobora kuvuga. Nyamara aranezerewe, kandi arareba Yezu n'indoro irimo imbaraga n'amizero. Sinzi n'abaho tugeze ahangaha maze kumva amagambo Yezu akoresheje ahoza Yozefu, amuherekeza muri iri samba arimo, amwibutsa yuko uwo yareze ni Mesiya, bityo bimuherekeza mu cyizere cyinshi. Amagambo ya Zaburi arimo amubwira ni amagambo agira ngo yiyerekezeho. Nuko Yezu arakomeza, Nyagasani, watonesheje igihugu cyawe, ugarura aba Yakobo bari bajyanyweho iminyago. Uhoraho, twereke uruhanga rwawe, maze uduhe umukiro wawe. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze. Atangaje amahoro y'umuryango we n'ay'abayoboke be. Agakiza ke kigaragariza abamutinya, maze ikuzo rye rikaganza mu gihugu cyacu. Urukundo n'ukuri byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ukuri kuzazamuka nk'umumero, naho ijuru ritugoborere ubutabera. Uhoraho azaduha ibyiza bye, naho n'ubutaka abweze imbuto. Ubutabera buzagenda imbere ye, intambwe ze zice inzira. Papa, iyo saha warayibonye, kandi witanze utizigamye kubera yo. Wagize uruhare mu gusohora kw'iyo saha, kandi Nyagasani azabikwitura. Ndabikwemereye. Yezu avuga atyo arimo amuhanagura amarira y'ibyishimo yashokaga ku matama ya Yozefu.
murumva ukuntu ibintu bimeze. Iyo saha warayibonye. Mu gihe Yezu avuga ngo papa njye numvise mu mubiri nsa nkusheshe urumeza, se mwebwe murumva iyo sano hagati ya Yezu na Yozefu nubwo atamubyaye ku mubiri, murumva icyo cyubahiro cyo kurera umwana w'Imana akakwita papa. Nuko Yezu arongera ati, Uhoraho ibuka Dawudi n'ubuyoboke bwe bwose, we warahiriye Uhoraho indahiro agasezeranya nyir'ububasha wa Yakobo. Ati ntabwo nzinjira mu ihema ryanjye ngo ndambarare ku buriri bwanjye, amaso yanjye ngo ahumirize ingohe zanjye zitora agatotsi, ntarabonera Uhoraho ikibanza ngo mbonere nyir'ububasha wa Yakobo aho atura. Zamuka Nyagasani mu buruhukiro bwawe, we n'ubushyinguro bw'imbaraga zawe. Bikira Mariya asobanukiwe n'icyo bivuga maze arizwa n'ibyishimo. Abasaserdoti bawe nibiyambika ubutabera, n'abayoboke bawe bataratswe n'ibyishimo. Kubw'urukundo ufitiye Dawudi, ntiwihunze uruhanga rwa Mesiya wawe, cyangwa se rw'uwo wasize amavuta. Uhoraho yarahiriye Dawudi indahiro atazivuguruzaho, ati nzimika umwe mu bahungu bawe, nzamugira umwami uzakuzungura, kuko Uhoraho yahisemo Siyoni. Aho ngaho nzahamiza imbaraga za Dawudi, nacaniye itara uwo nisigiye amavuta. Ndagushimiye papa, mu izina ryanjye no mu rya mama, wambere mubyeyi w'intungane, kandi Uhoraho yagutoreye kuba umurinzi wa Kristo we n'uw'ubushyinguro. Ese aramurumva ko ubushyinguro ari Bikira Mariya? Umurinzi wa Kristo we n'uw'ubushyinguro. Wamubereye itabaza rimumurikira, nawe urubuto rwo mu nda, urubera urukundo nyarwo. Genda amahoro papa, umupfakazi wawe ntazabura igitabara. Nyagasani yateguye byose kugira ngo atazasigara wenyine. Ndabikubwiye, genda amahoro ugere mu buruhukiro wateguriwe. Bikira Mariya ararira. Uburanga bwe yabuhishe mu bitambaro byoroshe Yozefu, naho umubiri wa nyakwigendera utangira gukonja buhoro buhoro. Yezu yihutira kumukorera ibya nyuma akeneye kugira ngo atangire guhumeka, kuko yari atangiye guhumeka bimugoye, kandi indoro ye yari itangiye kurembera. Yezu arakomeza aramuhoza ati, hahirwa umuntu utinya Uhoraho akagendera mu gushaka kwe. Ubutabera bwe buzasagamba iteka, urumuri rusabe imitima itunganye. Intungane yarasagambye iva mu mwijima. Intungane izahora yibukwa, ubutungane bwayo buzahoraho, ububasha bwe n'ikuzo rye bihore byiyongera. Mwibuka rya zina rya Yozefu, dutangira kino kiganiro kuri Yozefu mutagatifu, ko risobanura ngo Uhoraho niyongere. Yezu arimo aramubwira ino zaburi, yongeraho ati ububasha bwe n'ikuzo rye bihore byiyongera. Iryo kuzo rirakuzigamiwe papa, nzaza vuba kukujyana, uherekejwe n'abakurambere bakubanjirije mu ikuzo rigutegereje. Roho yawe nisabagizwe no kumva nkubwiye aya magambo. Tukiri hano nanone twibuke yuko mbere yuko Yezu azuka nta muntu wari uri mu ijuru, bari bose bari mu gituza cya Aburahamu, cyangwa se bita ngo mu irimbi dans le lembe, ngo manukira mu irimbi. Le lembe ntabwo ari irimbi bituye tubwara dushyinguramo, ahubwo iyo bavuze ngo muri ndagakwemera ngo amanukira mu irimbi, nsigaye numva kuri radiyo baravuga ngo amanukira ikuzimu. Naho hantu nyine abari barapfuye imbere bose bari baruhukiye, ni umuzuka mbere mu bapfuye niwe baba bazamuye abajyana, urupfu rw'abazamuye rubajyana mu ikuzo rya data, kuko icyaha cya Adamu cyari cyarafunze ijuru. Reka nkomeze numve twumbabwira ibyo Yezu yakomeje abwira papa we Yozefu. Umuntu utuye aho umusumba byose yibera, yikinga mu gacucu k'ushobora byose. Iyo ni Zaburi 91, noneho mu byo musanzwe muyizi, kuko ndakeka ko muri Covid ari Zaburi yamamaye cyane, yatumaga umuntu wese yumva atuje yuko ntacyo yaba ari mu bubasha bw'Uhoraho. Reka nongere mbisubiremo. Umuntu utuye aho umusumba byose yibera, yikinga mu gacucu k'ushobora byose. Naho ngaho uri papa, uzakugobotora mu mutego w'umuhigi w'inyoni, anagukiza icyorezo kirimbura imbaga. Azagutwikiriza amababa ye, maze uzahungire munsi y'amoya ye. Ubudahemuka bwe ni ingabo y'umwambaro w'intamenwa. Ntuzatinya ibikuramutima by'ijoro,
cyangwa umwambi uvumera ku manywa, icyorezo cyubikiye mu mwijima cyangwa icyago cyogoza ku manywa y'ihangu. Nta cyorezo kizagushyikira, kuko yategetse abamarayika be kukurinda mu nzira zawe zose. Bazagutwara amaboko yabo ngo ikirenge cyawe kitazasitara ku ibuye. Uzakandagira intare n'impiri, uribate urusamagwe n'ikiyoka nyamunini. Ubwo yanyiziritseho nzamuzigura, nzamurinda kuko azi izina ryanjye. Nanyiyambaza nzamwitaba, nzamuba hafi mu gihe cy'amage, nzamurokora maze nzamuhesha ikuzo. Nzamuhaza iminsi irambye maze nzamwereke agakiza kanjye. Azakwinjiza mu bundi buzima akoresheje agakiza ubu karimo kaguhoza. Uwo ni Yezu ukomeza abwira Yozefu ngo azakwinjiza mu bundi buzima akoresheje agakiza ubu karimo kaguhoza, kandi kazaza vuba aha bidatinze. Mbigusubiriremo, kuguhobera mu bumana bwanjye no kukuzamura ushagawe n'abakurambere, aho wateguriwe mu ikuzo ry'Imana itunganye, wowe wambere mubyeyi w'umugisha. Ngaho mbanziriza ujye kubwira abakurambere agakiza k'isi kaje mu isi, kandi ko ubwami bw'ijuru buzabakingurirwa vuba aha. Genda dawe, kandi umugisha wanjye uraguherekeje. Yezu atangira kuvuga cyane kugira ngo ijwi ryumvikane muri roho ya Yozefu urimo arenga mu gicu cy'urupfu. Iherezo riregereje. Umusaza arimo arahumeka bimugoye cyane. Bikira Mariya aramukoraho amukuyakuya. Yezu yicaye mu ruhande rumwe rw'uburiri. Yegereza papa we, umubiri utangira kurekana, arasinzira amahoro menshi. Ngurwo urupfu rwa Yozefu mutagatifu. Ibyo nabonaga, uwo ni Maria Variterite ukomeza ati, ibyo nabonaga wari umwanya urimo amahoro menshi, une paix solennelle. Yezu aryamisha neza Yozefu, ahobera Bikira Mariya wari wamwegereye ngo amwegamire muri ako gahinda kamushishimuye. Ngo kuko intungane zihozwa na Yezu mu rupfu. Ngo kuko Yozefu mutagatifu yatashye, kandi bitubere natwe icyizere yuko wabayeho mu rukundo rw'Imana. Nawe aya magambo Yezu yabwiye Yozefu mutagatifu nawe yayakongorera mu bundi buryo. Ubu rero ngiye kubabwira inyigisho ngufi cyane Yezu yahise aha Maria Variterite ku bijyanye no gupfa gitagatifu n'agenda ka Bikira Mariya wari wabaye umupfakazi. Yezu yatangiye ati, mu by'ukuri ni njyewe mahoro y'abasamba. Yezu ni mahoro y'abasamba. Yambwiye ati, umuntu uri mu marembera y'ubuzima, ikintu akeneye kumva n'impuhwe z'Imana, nuko Imana imukunda, nuko aho agiye ari mu buruhukiro bw'iteka, kandi ko Yezu ari ubuzima. Umwemera ntapfa ngo aheranwe n'urupfu, ahubwo yambuka ikibaya cy'urupfu ajya mu bugingo bw'iteka. Ikindi Yezu yabwiye Maria Variterite, yambwiye ati, urukundo Bikira Mariya yakundaga Yozefu umugabo we ntirwagabanyijwe nuko batabanye nk'umugore n'umugabo basanzwe, ahubwo rwari indengakamere, rwari rukomeye no kurusha urw'abana bisanzwe. Yamubonyemo umusaza we, amubonamo se, amubonamo inshuti ye, amubonamo n'umurinzi. Yari umuntu w'agaciro gakomeye mu maso ya Bikira Mariya. Rero wakumva ko urupfu rwa Yozefu rutabaje Bikira Mariya aba yibeshya. Bikira Mariya abajwe cyane bikomeye n'urupfu rwa Yozefu. Nawe nimwibuke ibiganiro bagiranye bajya ku bana, mwibuke uko babanye, mwibuke ibigeragezo banyuranyemo mu kubyara, babuze aho babyarira, bahungisha umwana mu Misiri, bamushaka yabuze. Ibirane byanditse muri Bibiliya, ariko se ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibyo baganiraga, uko bafatanyaga gusenga, ibyo baganiraga ni byinshi, uko bafatanyaga ni byinshi. Indoro yabo yaravugaga, buri geste yabo yari mu gushaka Imana yaravugaga. Rero kumubura ntabwo umutima wari kwanga, ntabwo ari kureka kubabara, yarababaye rwose. Hanyuma nyine Yezu akongera akatubwira ati, twebwe ni gute duherekeza abasamba? Ese tuzi guherekeza neza umuntu urimo arembera? Nayo magambo twamubwira amuhumuriza akamuherekeza neza. Murabona ko Yezu yakoresheje zaburi zihuye n'ubutumwa bwa Yozefu ku isi. Nawe reba mu magambo y'uherekeje mu buyoboke bwe n'Imana, ugira icyo umubwira, mu cyo umuziho, niba utanamuzi kandi Bibiliya irahari kugira ngo ubone amagambo ukoresha, yaba muri mu mavanjiri, yaba ari muri zaburi, hari icyo wabwira umuntu uri mu marembera.
ndumva rero ari ahangaha twasoreza iki kiganiro. ndumva nshaka ko mumbwira uko mugifashe muri komantere, kandi nkaba nabasaba ngo musangize abantu benshi bo mu yandi madini. Bavandimwe, abantu bo mu yandi madini ntabwo bazi umuryango mutagatifu, ntabwo bazi ubukungu bwo koko tubaho mu buzima butazima. Kuvuga ngo bapfuye bategereje uzuka, ibyo byabayeho igihe Yezu yari atarazuka. Ubaho Yezu azukiye, iyo upfuye akwambutsa ikibaya cy'urupfu. Icyo gihe cyo gutegereza cyarangiranye n'izuka rya Yezu. Ubu ngubu abapfuye bacu niba yarapfuye ari mu kwizera, ari mu rukundo, ari mu kwemera, ya migenzo myiza itatu mbonezamana, ukwemera, kwizera n'urukundo, yabaye mu migenzo mbonezabupfura, uwo ajya mu ijuru. Niba yarapfuye nta cyaha jyana mu rupfu afite. Niba hari n'abari mu purgatori, murabizi twabiganiriyeho cyangwa tuzanabigarukaho. Ndetse hari n'abari mu muriro w'iteka. Nabyo ni tragedy, birababaje ko hari roho kandi nyinshi cyane zigwa mu muriro w'iteka. Niyo mpamvu Mama Faustina yaheretswe, twarabiganira mu kiganiro kuri Mama Faustina. Rero ngarutse kuri Yosefu Mutagatifu, tumwiyambaze nk'umuntu wabaye intungane, umurinzi wa Yezu, niyo nawe umurinzi wa Kiliziya, ni umubyeyi w'imiryango yose yacu, ni uwabaye se w'Imana, ni na se w'imiryango yacu. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.